uyu ni umwanya w'ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Ikiganiro indirimbo n'abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana. Inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira ku murongo wa FM w'106.4 kandi ikanavugira no ku murongo w'100.2. Iyi radiyo kandi ijwi ry'ibyiringiro yumvikanira muri application ya TuneIn. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri kumwe na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyitwa indirimbo n'abahimbyi. Iki kiganiro tukaba tubagezaho uburyo izi ndirimbo rusange z'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi zikwiriye kuririmbwa, tukabagezaho amateka yazo ndetse n'abazihimbye. Tumaze hafi ibyumweru bibiri twumva icyo umusaza witwa Gasamunyiga Efraimu atubwira kuko azi amateka menshi agendanye n'izi ndirimbo. Uyu musaza Efraimu Gasamunyiga ari mu myaka isaga 90 ariko arasobanukiwe rwose. Ibiganiro tumaze iminsi tubagezaho mwagiye mwiyumvira yuko atubwira ibintu abantu benshi batari bazi, kandi koko mu Kinyarwanda baravuga ngo utaraganiriye na se ntamenya icyo sekuru yasize avuze. Uyu mugabo Gasamunyiga yaradufashije cyane. Mu kiganiro cy'ubushize twari twaganiriye byinshi kugeza ubwo atubwiye uburyo indirimbo zagiye zikwirakwira mu Rwanda kandi zikagenda ziririmbwa kimwe, biturutse cyane cyane kuri Munieri wabashije kuzihindura mu Kinyarwanda ijana muzo dufite muri iki gihe. Noneho rero twari tugeze ku kibazo cy'uko twashaka kumenya mbese bigaga n'amanota abo bakera abo bagendaga bazigisha. Ndagira ngo rero mu mwanya tuze kubaza Gasamunyiga Efraimu atubwire niba abo bantu baragendaga bazigisha bakurikije amanota, barayize amanota. Reka tubanze dusenge maze tuze gukurikizaho kumva icyo Gasamunyiga atubwira, anatubwira n'ibindi biza gukurikiraho. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye cyane ko waturinze kugeza magingo aya. Tugiye gukurikirana iki kiganiro indirimbo n'abahimbyi. Turagusabye ngo ubwo turi kumwe na Gasamunyiga Efraimu utubashishe kugera ku musaruro mwiza mu iherezo ry'iki kiganiro, maze ubutumwa bwawe burusheho gukundwa no kwamamara mu isi yose. Tubikwambaje mu izina rya Yesu. Amina. Ese abantu bari baza amanoti? Oya, kuko Munieri nta manoti yigishaga abo bigishwa be, nabo ntayo bari bazi. Bazigishaga uko yazibigishije, bakazigisha batyo. Ese ni cyagiye ni ya minota yo mu ishuri ryo kwisabato? Oya, kuko ishuri ryo kwisabato ry'icyo gihe n'iry'iki gihe biratandukanye. Uwo mwanya ntiwariho, nta nubwo bazigishaga mu ishuri ryo kwisabato. Bigishaga izo ndirimbo mu ishuri ryo kwisabato ntibari bariho, ahubwo zaririmbwaga mu materaniro gusa. Materaniro yo kuramya ku isabato, kuramya mvuze ni wa mwanya wa saa 5, materaniro yo shijyo ku isabato, materaniro yo kuwa 4, materaniro yo kuwa mbere, kuko kuwa mbere Abadiventiste bajyaga baterana, materaniro yo kurangiza isabato no gutangira isabato, no mu materaniro ya mu gitondo kare ayo bitaga umurinzi wo mu ruturuturu. Nuko izo ndirimbo zagiye zimenywa. Abatazizi rero batagiye mu mashuri bazimenyeraga mu materaniro, bumva abandi baziririmba muri iyo myanya yose mvuze. Kuko zabaga ari nke, zasubirwagamo kenshi. Kwa gusubirwamo kenshi bituma zifatwa mu mutwe. Nuko indirimbo zamenyekanye. Nta mwarimu wigeze ahagarara hariya ngo abwira abantu ngo
muzaze kwiga indirimbo. Ntibyabagaho, ntabari bariho baza amanoti ngo be barayigishije. Oya, nicyo gituma muzajya mwumva indirimbo zimwe ziririmbwa mu buryo zagiye zikosorwa. Abigishaga indirimbo iyo baba bari baza amanoti bari gukosora indirimbo zimwe na zimwe bagiye bagoreka. Nk'izo nabahaho urugero, nk'indirimbo ivuga ngo ntabwo natekereza ko uwacu ari bugufi. Gusubiramo niba bararirimbaga ngo hafi y'iwacu, hafi yaho, ubu ngeze hafi y'iwacu, ngiye gusohorayo. Urumva ko binyuranye n'uko tubiririmba ubu. Iyo tuvuga tuti hafi y'iwacu, hafi yaho, ubu ngeze hafi y'iwacu, ngiye gusohorayo. Re mi re do so mi fa mi re do do ti la so mi so do ti do re so ti do. Kuba bararimbaga batyo nuko ubwo ndaririmba ntyo kugira ngo mbereke ko batari baza amanoti, baririmbaga ahubwo uko babyigishwaga. Kandi kugira ngo nabwo babe bararirimbaga batyo, ntabwo ariko Muniyeri yari yarabigishije, siko mbikeka. Ahubwo biterwa nuko iyo umuntu yumvise ikintu atari ko akivuga nk'uko yakibwiwe, rimwe na rimwe arongera ubundi akagabanya. N'indirimbo niko bishobora kuba byaragendaga. Kuko nk'ijana 184 ivuga ngo duhurire ku mugezi, gusubiramo bavugaga ngo duhurire n'abera ku mugezi. Ariko ubu noneho urebye amanote, uza amanote ukaririmba uti mi fa mi fa mi fa mi fa re mi so, duhurire n'abera ku mugezi. Ariko cyaraho baravuga ngo duhurire n'abera ku mugezi. Urumva ko bitandukanye rero. Indi ivuga ngo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa. Gusubiramo bakavuga ngo mukundane rwose, Yesu aravuga ati. Ibyo niko benshi banaziririmba kugeza n'ubu. Ariko mi fa sol la se la la ti do so fe so, mi fa so fa mi fa la so fa mi. Urumva ko bitandukanye na mukundane rwose, Yesu aravuga ati. Ahubwo ni mukundane rwose, Yesu aravuga ati. Ibyo byerekana ko abakera batari baza amanoti. Noneho byagenze bitese kugira ngo muri iki gihe abantu bashobore kuba baririmba neza zimwe ziririmbwe nk'uko amanoti ari. Nanone nta shuri ryabayeho, ahubwo hari bamwe bafite impano n'umwete kandi bagize umuhate wo kwigisha, bashaka n'ababigisha banazigishijwe, bamenya amanoti. Mu materaniro iyo abantu baririmba, uzi amanoti aririmba uko iyo ndirimbo iri mu manoti. Abamwumva cyangwa bari iruhande rwe kandi bazi ubuhanga bwe, bati uriya muntu uko aririmba umenya ari byo bizima, bakamwigana bakaririmba nkawe. Barimba igice cya mbere bumva batandukanye, icya kabiri bakaririmba nk'uko aririmba, n'icya gatatu n'icya kane, no ku zindi bikagenda bityo 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 hirya no hino. Nk'uko umwana akura, n'indirimbo niko zagiye zikura zityo buhoro buhoro, kuko uko Imana yigisha ni urugendo rurerure ruziguye, nk'urugendo abana b'Isirayeli bagize mu butayu. Nyamara ari ukuva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ariko bagenda imyaka 40. Mu ndirimbo naho buhoro buhoro ni nko kumenya Bibiliya. Aho twigiye Bibiliya kugeza n'uyu munsi, iyo basomye amasomo usanga ari mashya kuri wowe, nyamara usanzwe uyazi, warayize ukivuka. N'indirimbo nuko n'ubu turacyaziga. Ni nacyo gituma dufite mwarimu Gerard Muhayimana wazize.
mu rusengero rwacu Gitwe twaririmbaga twigishwa n'abo ngabo bazize kwa Moniyeri muri iyo myaka ya kera. Twaziririmbaga muri ubwo buryo maze kubanyuriramo. Abazungu ba misiyoneri bari baramaze noneho kuza mu Rwanda, babakorera bushake bararangije igihe cyabo, ariko ba misiyoneri ntibigeze batwigisha indirimbo. Ndavuga mu rusengero badukosora nk'uko ubu ngubu bakosora mu rusengero bati iyo ndirimbo iririmbwa itya. Twari dufite abazungu ntagaya ngo ntibadukosoraga, kenshi nuko ururimi rwabagoraga. Uretse umuzungu witwaga Maître Alfred ni waducurangiraga ne accordion. Buri ndirimbo yaririmbwaga yayitoboragamo acuranga na accordion, natwe tukaririmbana nawe. Ndavuga itorero ishengero ryose. Iyindi ndirimbo yasubiraho mu cyiciro kindi gitaha nabwo twaririmba akaducurangira, yakoreshaga accordion. Undi twari dufite ucuranga ni Mademoiselle Karinahane, nawe yakucurangaga accordion. Yarazi no gucuranga piano, ariko nta piano twagiraga mu rusengero. Bazanaga accordion ngira ngo kuko ariyo yari boroheye gutwara. Twari dufite n'abandi bazi gucuranga nka Edstrom yaracurangaga, ariko yacurangiraga iwe, na Madame Devi yarazi gucuranga, na Henzi we yatwigishaga indirimbo, nawe yari umucuranzi cyane. Ari nawe wahinduye izi ndirimbo 102 ryagize igitabo cyacu cy'indirimbo 200. Edstrom akiza Igitwe mbere na mbere, ahari yumvise uko turirimba ashaka kutugorora. Yari afite akakoresho bita fanfari muri iki gihe, kakandi abasirikari bavuza, yajyaga akazana mu rusengero. Ariko kubera ubuturage ukaririmbisha usanga ahaga umwuka, amatama akabyimba kuko agomba gukoresha umwuka mwinshi. Noneho abanyarwanda babona umuzungu ucurangisha iminwa, amatama yuzuye umwuka, bagaseka. Ariko ntibyamubuzaga gukomeza kuducurangira. Ku mugoroba twatagiraga isabato yarakazanaga akaturirimbira, ariko tukaririmbana. Mu gitondo mu ijoro ryo kwisabato nabwo twaririmba tukaririmbana mu mwanya wa saa 5 ku kabuko. No mu mibyizi bari bafite ubushake nk'ubwo bwo kudufasha, ariko nyuma yaho ntiyakomeje, yarabyihoreye. Impamvu yatumye abyihorera sinyizi, ariko habonetse Henzi we aza yigisha abantu indirimbo ndetse n'amanoti. Nari muri korali, indirimbo yatwigishaga ndazibuka, kenshi twajyaga kuririmbira iwe, ariko abari baza amanoti bari bake, abantu bamugoraga bari benshi muri twe. Ndetse kugeza ubwo yihangana, arundi urakara yari kujya birukana, ariko ntabwo yabirukanaga, yabanzaga kubihanganira. Simvuga amazina ya bamwe kuko hariho benshi babazi, abandi n'abana babo abo yagiye yirukana muri korali byarabananiye. Yabwira umuntu ati suko hano haririmbwa kanaka, vuga ngo do, undi ati do, atoya, vuga ngo do, undi ati do, atoya, vuga utya, banza unyumve, vuga ngo do, undi ati do. Yabigira inshuro 2 3, kamubwira tuko ndeba ntabwo uzabimenya, wedukerereza ntuzagaruke. Naho habaye urugendo rwo kugira ngo yigisha abantu, ariko nyuma yaho abantu bagiye bifasha, baza amanoti bagafasha abandi, indirimbo zimenyekana zityo mu Rwanda, abanyarwanda bazikwirakwiza mu matorero yabo batyo. Ngira ngo Gerard wambajije ikibazo cy'ukuntu indirimbo zamenyekanye zikaba ziririmbwa kimwe mu Rwanda hose, ahari umaze gusobanukirwa n'impamvu yabiteye nuko byagenze. Urakoze Efraim Gasamunyiga ku kiganiro cyiza uduhaye n'ubusobanuro utanze bw'uburyo Imana yitoranyiriza abakozi n'icyo bagomba kuzakora mu murima wayo. Aha rero buri wese yakuye mwirye, kandi aya mateka wagiye uduha ni amateka benshi batari bazi, kandi azadufasha kubaka no kugira ubutwari bwo gukomeza kujya mbere. Aha rero ndagira ngo tugaruke ku kibazo nabaje bwa kabiri. Ingingo ya kabiri ivuga ngo ese wowe muri uyu murimo wo kuririmba uko wagiye ubibona,
ubona abaririmbyi muri rusange, uburirimbyi, umurimo wo kuririmba duhagaze dute twebwe mu itorero ry'abadivantisite bo muri iki gihe? Ese ubona ari iterambere cyangwa ni iteranyuma, cyangwa se birahagaze nta gusubira inyuma nta no kujya imbere? Aha rero ndagira ngo rwose naho havuge muri makeya imiririmbire y'indirimbo z'abadivantisite muri iki gihe. Nakubwira ko izi ndirimbo turirimba zo guhimbaza Imana bitera imbere, uko ziririmbwa biratera imbere, bitewe n'uko abantu benshi bazi kuririmba ndetse n'izo baririmba mu makorari. Iyaba ari nazo baririmbaga byaba byiza kurutaho, kuko baziririmbye mu majwi bakaziririmba baririmbira Imana byarutaho gushimisha Imana no guhesha Imana icyubahiro. Ariko hari ikintu kimwe kijya kimbabaza. Satani wari umuririmbyi mu ijuru akamenya n'ukuntu Imana ikunda indirimbo, arazirwanya, yazigabyeho igitero. Kera iyo umupagani yacaga iruhande rw'urusengero rw'abadivantisite akumva baririmba ku isabato, yaravugaga ati uru rusengero ni urw'abadivantisite, kuko baririmbaga mu buryo bunyuranye n'ayandi matorero cyangwa n'ayandi madini. Baririmbaga mu buryo bwo gusingiza Imana koko. Icyatumaga avuga ati uru ni urusengero rw'abadivantisite ni iki? Ni uko mu yandi matorero baririmba bavuza ingoma, bakoma mu mashyi, bavuza induru, hari urusaku rwinshi, ariko abadivantisite baririmbanaga umutuzo n'icyubahiro baha Imana. Nk'uko umunsi wera w'isabato witwaga umunsi wera, ni nako ibyakorwaga byose byakorwaga mu buryo bw'ubwitonzi buhesha Imana icyubahiro. Ariko muri iki gihe, kugira ngo usobanure urusengero rw'abadivantisite n'izindi nsengero mu miririmbire cyangwa wumva baririmbira mu nsengero, nta tandukaniro ririho. Icyazana ngo abadivantisite be kwigana ibyo bakura ahandi ngo babyinjize mu itorero ryacu no mu miririmbire, byarinjiye. Amakorari yacu cyane cyane yavangiye itorero ry'abadivantisite mu ndirimbo. Satani yagabyemwo igitero gikomeye cyane, kandi reka bikora cyo ni igitero yagabye ku bumana bwa Kristo. Nzisobanura impamvu mvuze ibyo mu kindi gihe. Ariko aho indirimbo zigeze muri iki gihe, ubu ziririmbwa neza cyane, cyane cyane muzayumvire ku makaseti mujya mwumva ku maradiyo. Ikaseti iriho indirimbo icyiciro cya mbere cya Efuremu Gasamunyiga na gurupe yayoboraga, na gurupe ya kabiri muzumve indirimbo za Gasana, ariko we aririmba indirimbo zinacuranze. Ndavuga abaririmbyi be abo bafatanije, izi nshya zahinduwe muri iyi myaka zongewe kuri 200. Mwongereho indirimbo nziza nkunda cyane za Gerard Muhayimana zicuranze, zinaririmbwe ku buryo busobanutse, ku buryo bw'amanoti. Nicyo navuze nti indirimbo aho zigeze ubu ngubu harashimishije, ubu noneho zirasobanutse. Indirimbo niziririmbwa neza nk'uko ziri, nizimara kumenyekana mu matorero yacu, twabonye abazigisha bakurikije DVD na CD za korari ya Gerard Muhayimana. Imana izajya ihabwa icyubahiro, kuko izo ndirimbo ndazikunda cyane. Zishuranzwe neza, ziririmbwe neza ku manoti. Iyo nzumva numva umutima wanjye ususurutse, nkavuga nti Imana ishimwe. Ubwo rero yarambaje ati indirimbo zigezehe muri iki gihe uzumva ute? Amakorari afite ikibazo, ariko indirimbo 350 zo zifite umuzo mwiza, zifite inzira nziza, ziraririmbwa neza kandi zumvikanye neza, kandi nizo zihesha Imana icyubahiro. Niyo abantu bazumva bagira bati ni indirimbo z'abadivantisite koko. Ngira ngo nicyo warumbajije. Wansubije kandi nanyuzwe rwose. Igisubizo wampaye kirashimishije. Gusa hari uburyo abantu bise iterambere, cyane cyane ndavuga ku ruhande rw'amakorari, ukabona bahagaze ku ruhimbi bariho bashyira akaguru hirya bongera bakagarura, banyuzamwo bazunguza umubiri, uburyo bw'umuziki bita rumba, ngo ibyo nibyo bikwiriye, ngo nibyo byiza, ko ntabwo umuntu yaririmba ahagaze nk'igiti. Iyo bibabwiye bamwe baranarakara. Hari itorero rimwe ntavuze nagiyemo, mbabwiye nti mujye muhagarara neza, muririmbe rwose mumeze nk'abari gusenga.
kandi niba ngombwa ko hari icyo mukora ari muvuma ibaho ibiturutse mu mutima atari ukuvuga ngo urashaka kubyina cyangwa ibisa no kubyina. Ese ko nubwo ntange ntangana namwe mu myaka ko mbere ntabibonaga, mwe mubibona ko byaba ari ibintu bizazamura imiririmbire hano mu itorero? Cyangwa ntabwo ibyo ngibyo bizazamura imiririmbire mu itorero, ntibizateza itorero ryacu imbere mu ndirimbo, kandi ntibihesha Imana icyubahiro mu buturo bwayo bwera. Icyo nacyita igitero Satani yagabye ku bumana bwa Kristo, kuko nk'uko wabivugaga Satani ni umuhanga gushuka abantu, kuko ashuka abantu akurikije icyo bakunda. Umuririmbyi amushuka mu ndirimbo, umuhanga amushuka mu bwenge bwe. Icyo umuntu azi nicyo Satani aheraho ashaka kumugusha. Yanga Kristo, arwanya Kristo, kandi yamurwanije akiri mu ijuru, uretse ko yaneshejwe akajugunywa mu isi. Ariko agereye mu isi nanone naho yaramurwanije, uzi ko yamugerageje inshuro nyinshi. Nicyo gituma arwanya Kristo mu itorero rye na n'ubu. Rero iki ngiki gishobora kuba ikiganiro cyihariye gisobanura igitero gikomeye Satani yagabye ku bumana bwa Kristo, kuko cyaba ikiganiro gitwaye umwanya uhagije no kugisobanura. Imana nidufasha tuzagisobanura, ariko twaba twiseguye ku baririmbyi. Abaririmbyi bacu nk'uko wabivuze uti, nabajije umuntu impamvu bakora ibintu byo kwizunguza ari byo bita majesite, arakubwira ati ese twaririmba duhagaze nk'igiti kitanyeganyega? Ati burya si ukwizunguza, tubyita kunyeganyega. Igihe hari uwambwiye atyo nanjye mubajije icyo kibazo, ariko burya si ukunyeganyega. Satani aba afite icyo agendereye, afite icyo abakoresha, afite n'umugambi we, apfobya ubumana bwa Kristo. Kuko burya si ibintu byo gukorerwa mu buturo bwera, mu rusengero rw'Imana, aho Imana iri, kuko tuba twayisanze mu buturo bwayo. Kandi Imana ni nyamahoro, ni Imana y'urukundo. Rero kugira ngo abantu bakora rya majesite, nanjye natekereje aho bayigiye ndahabura. Kandi bahuze mu matorero yose yacu, bakora majesite ahuye, barambura amaboko bakarambura mu buryo bumwe, bakoresha intoki bakazikoresha mu buryo bumwe, bakoresha ibihimba bakabikoresha mu buryo bumwe. N'inyigisho se bakuye he? Baziterwa na Satani. Bivuze ntyo unyumva mbabarire, kuko irya miririmbire ni imiririmbire y'abaramya Satani, ni imiririmbire y'ubupfumu. Zirya ngoma, irya miziki ni imiziki y'ubupfumu ivuzwa n'abaririmbira Satani mu nsengero za Satani. Ndibuka Pasitoro Mpyisi Ezra, nagiye kumusura hariya mu Kagarama, nuba nshaka kuganira nawe ku birebana n'indirimbo. Yambwiye byinshi, ariko kimwe mu byo nafashe byankoze ku mutima, yarambwiye ati nta n'indirimbo burya yageraga ku ruhimbi abayobozi b'itorero batabanje kuyumva, barebe amagambo ayirimo, barebe abo bantu bagiye kuririmba uko bazaba bahagaze, ni muririmbe turebe, bakagira n'inama babagira. Ubu rero niba hari abantu bajya kureba abaririmbyi mbere y'uko bajya ku ruhimbi, abo nabakurira ingofero. Ariko nzi ko kenshi indirimbo bajya kubona bakabona ihingutse ku ruhimbi. Ni no muri ubwo buryo batagenzura ngo barebe, ugasanga rimwe na rimwe bavanze indimi mu ndirimbo z'Ikinyarwanda, ugasanga ubu ngubu intumbero yabaye Ikinyarwanda nayo, kandi kuko ntekereza n'ururimi rw'Ikirundi, ugasanga intumbero mu Kinyarwanda ni umugambi. Yego, ukumva ashyize mu magambo ngo kurazwa inshinga. Ibyo bikaba byakagombye kuba byakosowe n'abayobozi n'abantu bakuru bazi ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ko babareka bakisanzura cyane bakajya hariya ku ruhimbi batarebye amagambo bakoresheje, abantu bakamira bunguri gutyo batabanje kubikosora. Aha rero ngira ngo tuhakangurire mu by'ukuri abayobozi, niyo yaba atazi kuririmba, agiye akareba abaririmbyi, hari ibyo yabasha kwibona nawe ubwe akaba yakosora, bitagombye kugera ku ruhimbi ngo abantu babimire bunguri, kandi atari ko byakagombye kugenda. Gerard, uko bivuze ni ukuri. Muri iyi minsi tugezemo y'imperuka, Satani atera urujijo, atera n'umwete muke n'uburangare, maze akabona uburyo akora ibyo ashaka umwihariko we. Ni ukuri
ibyo uvuze ndabyemera 100% nk'uko Pastor Mpyisi yabikubwiye. Nta korari yaririmbaga abayobozi batabanje kuyumva ngo bamenye amagambo ari muri iyo ndirimbo, bareba abo bagiye kwirimba uko bari bugaragare, kuko bwa mbere na mbere uvugira Imana bakwiriye kugira ishusho nziza imbere y'abamureba kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro muri we, n'abamureba bagire bati uriya muntu koko afite umutumwa bw'Imana. Uri buko igihe Mose yamanukaga ku musozi azanye amategeko, bari bamaze igihe bamutegereje bibaza uko byagenze, ariko aje ngo agaruka yarahindutse mu maso ye, ameze nk'uko atagiye ameze, kuko yari afite amategeko y'Imana mu kiganza cye. Ufite ijambo ry'Imana agiye kubwira abantu mu rusengero rw'Imana, uririmba imbere y'abantu mu rusengero rw'Imana, abakwiriye guhagarara yerekana Yesu, abamureba bakamubonamo Yesu. Abakwiriye kugaragara afite tuze nk'ufite icyubahiro koko yubashye uwaririmbira. Ibyo siko biri muri iki gihe. Ikindi Madame White yavuze ko itorero rikwiriye kugira korari itoranijwe n'itorero, itowe n'itorero, abaririmbyi bagatorwa n'itorero, kandi abaririmbyi, ubwo ndavuga ibyo Madame White yavuze, bakamenya ikibwirizwa umubwiriza azabwiriza, bagashaka indirimbo ihwanye nacyo icyunganira. Aho rero ho ni inyuma cyane, kuko ntabwo bajya bategura gutyo rwose. Nk'uko navuze kare ko Bibiliya n'indirimbo ni impanga, biravukana, aho kimwe kiba kiri n'ikindi kiba gihari. Indirimbo ziba zikwiriye kunganira ikibwirizwa n'umubwiriza, kandi umubwiriza aba yumvise iyo ndirimbo mbere y'uko iririmbwa n'abakuru b'itorero. Hakaba umuntu utunganya iyo ndirimbo cyangwa akabwira abaririmbyi ati muririmbe mutya, ndetse afite ububasha bwo kuyanga ati iyo ndirimbo ntimuyiririmbe bitewe n'amagambo ari muri yo. Iyo ari amagambo adashimishije, adakwiriye kuvugwa mu gihe cyo kubwiriza, iyo ndirimbo ntiririmbwa. Abagenzura babwira abaririmbyi bati niba mudafite indi muyihorere, abizera bararirimbisha iminwa yabo. Inshuti mwese dukunda, mwakomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ikiganiro mwakomeje gukurikira cyitwa Indirimbo n'Abahimbyi. Twabanye n'umugabo witwa Gasamunyiga Ephraim, watugejejeho cyane cyane amateka y'uburyo amanota y'umuziki yagiye yigishwa mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Imana ibyabe byose yakoze umurimo mu bantu bihingaga bakigisha kuririmba amanota. Twumvisemo cyane cyane Henzi. Turarikira rero n'abandi bantu muri iki gihe, kuko urwo rwego ruracyari hasi rwo kumenya amanota no kuyasoma no kuyandika, kugira ngo noneho tuve mu gihe cy'icuraburindi ahubwo tujye mu mucyo, abantu bamenye kusoma amanota. Nicyo kizafasha itorero kugira abaririmbyi baririmba neza. Reka rero tube dusubikiye ahangaha, tuzakomeza ubutaha. Uwiteka abaho umugisha. Mwari kumwe na mwarimu wa muzika Muhayimana Gerard. Reka noneho tubanze dusenge mbere yuko dusoza burundu. Turagushimye Mana yacu ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Ibyo twumvise by'amateka ni umurimo wawe wagiye ukorera mu itorero ryawe, ugamije ko abantu bakusingiza mu ndirimbo. Rero ibyo tubwiwe kandi by'ukuri, turagusabye ngo ukomeze kubishimangira mu bwenge bwacu, tugire ishyaka ryo kugukorera no kumenya uburyo dukwiriye kugukorera, kandi nitubifashwamo nawe tuzabimenya. Bana rero n'abantu bose bateze amatwi iki kiganiro, kandi ubwo ubutaha tuzagaruka muri iki kiganiro, uzongere kudufasha kugira ngo tuzabe turi kumwe nawe mu izina rya Yesu. Amina. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Indirimbo n'Abahimbyi kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Ikiganiro Indirimbo n'Abahimbyi kigamije gutangaza ubutumwa bwiza mu ndirimbo zo guhimbaza Imana.